kubaka iwacu n'inshingano yaje iyawe. Muraho neza, murakomeye meze neza, natwe turaho turakomeye tumeze neza, turashima Imana cyane. Umwaka musha muhire kuri mwese, abaryamye ababyutse, mukomeze mugire ibihe byiza. Turi kumwe n'abavandimwe banje hano muri kubabona, reka batwibwire duhereye kuri ajya witwa Yesu Kristo. yes, natwibwire then tubane tuziranye kuko hari abantu bashasha bari hano batabazi. Uyu ni murumuna wanje, n'uyu nguyu yankurikira irya kabiri, uyu yakankurikira irya gatatu. Uyu nyine mvuze nyine ukuntu dukurikirana. So uyu nguyu ni umwana wa Muyomba, toto wa Mujomba ko azavuga harya. Yes. Reka batwibwire neza n'amazina yabo dukomeze. Hi guys. Ko namara nkungiye gufungura YouTube channel. None nitwa Mutoni Mary, ndi mubyara wa Divine n'aba bose umurongo ni benshi sinobamara. Ubwo twaye cyane. Nitwa Nibizeye. Akale visara kibagiwe Levis family. Bayita Mukera. Yes, murabumvise bavuga gahoro, ariko reka mbasabe muze kuvuga cyane kubera ko biraza kudufasha. Yitwa Mukera Share, yitwa Nibizeme cyangwa se Levis family, kubera ko agira YouTube channel yitwa Levis family. Twese duhuriyeho nyine ya family yacu. So rero mumeze mute rero? Mumeze mute? Twebwe tumeze neza, tuziko kuri kubazaga abafana ba abadiendi. Uzi ko ndi kuganira n'abantu batari tayari. Undi ko mumeze mute? Use bari okay, barasubiza ukwabo. Mwebwe se mumeze mute? Tumeze neza. Siko wagira ngo sinabagaburiye. Tumeze neza pe, turashima Imana, urebye nta kibazo. Tubanze turangiza tubanze kurya tubona kugaruka. Turongera. Niza yabyishimira cyane iyo nanigezweho. Iyo topic izinshimisha birenze. Niyo yanyuma uzi gushimisha. Niyo yanyuma ahubwo turamara gukora ikiganiro gadusohokana. Hajya gushaka gusokera hepfo kuri wa muceri bajya bita no kwicya gikoma inyamira. Wigeze ujyayo cyangwa no kumva gusa? Wenzamo kandi tugoba kuzataha twahagiye. Ngo pe nirazigomba kugendayo. Nyuma kandi tuzafata video kugira ngo utatubeshe. Yego. Twereka abakunzi bagiye. Ko ndafite kubajyana wese. Oya urafite. Jewe. Sizi ikintu muzankorera wenda cyatuma mbajyanayo. Tuzaguha content y'umuriro ku buryo uzahita ujya subscribers benshi. Sha reka bariya nibo bayobozi banje nibavuga ngo mba nzabajyana. Nanjye nzabajyana, ariko simba ifite pe. Mwicare mubizi. Mugende komfiko ya yenda. Cyangwa tugende tuve mu kiganiro sigaye yumva. Twakoma duhaguruka kuvuga ntabizi. Nahitamo. Arahitamo ibintu bibiri. Gukomeza ikiganiro cyane tugahaguruka. Cyakugenda. Namwe n'umuhita mico. Vuga turebe. Yarakisha ahubwo. Duhe form. So rero abangaba simba ifite ariko nibinzamo. Muzabisengera. Muzabisengera gusengera. Hari ibintu byo gusengera icyo cyo. Reka nta bijyanye byajya. Okay, ubwo rero muzejyana ntarebi. Ku mufuka wawe wanjye waratobotse. Nuko rero ubwo arigiye twazajya cyane tugeyo cyangwa se bagende bonyine ngiye ntarimo. Ariko by the way nanjye ndi kumva nyamwanga afite amatsiko yo kuzajya. Nanjye ndayafite. Agapira ukahaba ngo ni hatari. Karaslaping nabonye ejo bundi wa Ngo karaslaping. Karanyerera muri inde. Yarahageze kandi mbona basa nkaho bafite ibiryo bifite wa mukinnyi. Uriya mutipe gatwe twamumenye ejo ngena nibizi. Natwe tumuzi. Okay.
so rero tugiye gusharinga udustori dukeya then hari ibikorwa byinshi dufite gukora uyu munsi niyo mpamvu iyo mbafite hano mba numva nyine twaganira namwe tukabaganiriza ni byiza cyane ufite abavandimwe nta mpamvu nyine yo kutabaganiriza yo kutishanya nyine ngo muganire biba byiza ukumva ibitekerezo byabo nabo bakumva ukabaha inama nk'abantu bafite barumuna babo cyangwa se bakuru babo murabizi ko barabashaka buri gihe barakenerwa buri gihe kugira ngo bakomeze baganire so rero mwiza ni umuntu udasanzwe kuri twebwe ni umuntu dukunda cyane sinzi nimba abizi ariko arabizi I know yes arabizi ko tumukunda kandi nawe aradukunda turabizi niyo mpamvu rero tutajya tumusiga nyine mu bikorwa byinshi mbese turi gutya ibintu byose byacu mwiza aba birimo kandi abihagazemo na nabi cyane ntiwavuga njya mbona ko nziru ukamusama bikarangira nanjye nabaye musinzira abonye ko ibikorwa byanyu umva nanjye nkunda abamuyomba pe ibintu byabo byose kabisa bajya bambona ariko ejo bundi barasohotse nkazajya muri ari kurya imiceri muranyibagirwa ako kajya nikosa mwakoze ariko natwe turabakunda cyane hari agastora ashaka kudusharinga gatoya then hari n'abandi badusharinga kandi dukomeze ibindi bikorwa turahera kuri story ya mutima ukeye hanyuma turasoza n'iyanjye ngo wahereye ku yawe se hera ku yawe yanjye gani debate ni nka discussion tugiye tugirane ideas kuko ahangaha muri kinyejana hari abakunda gukora hari abagore bumva ko badependinga ku bagabo hakaba kandi n'abagabo badakunda ko abagore babo bakora rero mba numva nyine ni nk'igitekerezo biba byiza n'ubundi social media zaraje ibintu byose tusigaye tubivugira ku karubanda hari nk'abagore ngewe nzi nyine bafite abagabo b'abakireya ariko babumva ko ubuzima bwabo bwose ari ukwicara mu nzu niba wenda dufate nka example umugabo niba ahembwa nka 5,000,000 akaguha 1,000,000 yo kugura ibintu byo mu nzu wenda food stuffs ibintu byose ni hatarimo minerval ibyo ni ibintu gusa byo mu nzu ukibaza ngo nk'umugore umeze uko aba yumva ko amafaranga yose nyine nava mu isoko asigara yose nyine nukomeza guspendinga mwebwe murumva gute kuri icyo gitekerezo nyine nk'umuntu wabaye mu rugo uraruzi ibintu bibamo byose uba wumva abagore nk'abo wabagiriye ihe nama abagore nk'abo turababujije reka mbivuge mu magambo make kubera ko abangaba sinzi icyo sinibaza ko ari icyo bari buze kongeraho kubera ko barashara abana ntabwo barubaka ariko kuri iyo ngingo yo kubaho udakora si nziza ati kuki abagore dukenera ibintu byinshi cyane ariko cyane buri gihe dukenera amafaranga dukenera ibintu byiza bya buri gihe rero ufite imbaraga n'uburyo bwo gukora sinibaza ko wakicara ugategereza gusaha amafaranga y'umugabo amafaranga y'umugabo niyo yaba akwiriwe usibye ko nta mafaranga aba akwiriwe mu rugo kubwira nimba mufite umwana hari ibintu byinshi umugabo atamenya ku mwana aba ari we mugore ugomba kubimenya sinzi wenda fomeye reka nivuge hari ibintu byinshi kabisa ugomba ukorera umwana like ugiye nk'ahantu amasogisi wenda afite amasogisi amwe ashaje iki n'iki utenda guhamagara umugabo ngo uzane amafaranga y'amasogisi cyangwa se agakweto wenda iki n'iki ibintu nyine ugomba gukora nyine kubera ko uri umubyeyi rero utuntu nk'utwo ngutwo dukenerwa amafaranga twa buri gihe biba byiza ko wa mubyeyi we wa mama we wakagombye kugira byibuze
mu make yawe ashoboka atari no ku mugabo ye. ariko kandi Eh. ukibuka ko hari abagabo baba badashaka abagore babo ko bakora. nanjye kamubwira nubwo ntaramenya hari ukuntu bamubwira nyine ngo areke kudakora ariko kandi akagira abasi ubwenge bwo gusevinga. Tuvuge urugero, niba yaramugeneye amafaranga tuvuge 50,000 wenda by'amanyakenya, akavuga ngo wenda afite umwana umwe, akamugenera 50,000 tuvuge wenda inzu yayishyuye ku ruhande, akamugenera 50,000 byo guhaha. Hari ubwo ashobora kukohereza ibyo 50,000 tuvuge n'umwana ataranatangira ishuri, wenda niyo yaba anafite n'abapangayi n'urugero, yamwohereza ibyo 50,000 ashobora kuzajya akuramo, niyo yakuramo 5,000 ku kwezi agasevinga, ajya kugera mu mezi agera muri 5-6 cyangwa se mu mwaka cyangwa se mu myaka 2 havuyemo na business, ku buryo ashobora gushinga business. Yego ntabwo ushobora gushinga business umugabo atabizi, ariko kandi umugejejeho igitekerezo ukamubwira ngo nyuma y'imyaka 3 muri ya mafaranga 50 wanyoherezaga nagendaga nsevingaho. Tuvuge niba nyine muri iyo myaka 3 ugakuramo ka business, tuvuge niyo wagura nyine iduka cyangwa se business iyo ari yo yose, ngende ishobora ko uganirije umugabo ukamubwira ngo mfite igitekerezo iki n'iki, ndashaka gushinga ino business nkoresheje amafaranga yanjye. Ngende ishobora ko wenda bitewe n'ukuntu mubanye n'umugabo nawe ashobora no kuta anagusapotinga mu buryo bujyanye no kukongerera amafaranga. Hari n'igihe umugabo aba adashaka gukora. You are forgetting my point. ariko se nyine muri iyo saving navugaga y'amafaranga guha, atari ukuvuga ngo okay uwo ni umugore ufite ubwenge, ariko kandi abandi bagore batabwira nyine both sides. Abagore noneho nagendeye ku mugore ufite ubwenge, iyo yagendeye ku ufite ubwenge wa saving. urundi rugero, hari igihe aba adashaka ko akora, ariko muri aya mafaranga 1000 tuvuge menshi mu myaka 3 urumva harimo amafaranga menshi, cyangwa se imyaka 4. Muri aya mafaranga ashobora gukuramo amafaranga azajya ahemba umukozi, akagenda agafungura business ku ruhande. Muri ayo mafaranga ya buri kwezi ntabwo yabura amafaranga yishyura umukozi, akazajya aho ngaho. Ntabwo ashobora kubura amafaranga y'ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko afite amafaranga umugabo ajya amwohereza, akanagira business ku ruhande. Ngende kuvuga ku mugore w'umunyabwenge. oya uretse n'ibyo, kubera ko abantu ntabwo bahora ari abakire, kubera ko ari situation mushaka kugeramo amafaranga akabura, umugabo akabura akazi, nyine nk'ayo mafaranga aba yabo cyangwa akagwara, buno ni ubuzima. Ari n'ayo mafaranga uri kuvuga nyine ya savings yo mufasha, akavuga ati njye narasevinze nubwo umugabo wanjye agize ikibazo, ariko reka ayo mafaranga nyakoresha noneho dukore business ubwo umugabo wanjye agwaye cyangwa se afite ikindi kibazo. Hari case numvishije, ari uriya mugore nkunda kumva stories ziwe, ari umugore nyine watanze story avuga ukuntu umugabo ari umukire, ari billionaire, noneho ni wa mugore wari stay at home wife, ku buryo nta n'igiceri na kimwe, amafaranga nyine akaza akagura wigi, akagura ibintu byose bya bintu bihenze, ku buryo se ukavuga kabisa bro uyu mugore wawe ako sawa. Noneho umugabo we agira accident apfa nta n'igiceri cy'10. Noneho ndagira ngo aba Nigeria iyo utabyariye uwo muryango umuhungu nta kintu na kimwe utwara, baramwirukana asubira iwabo, nta kintu na kimwe habe n'igiceri afite, atahana abana biwe 3 b'abakobwa. Noneho yari ari kuvuga, ntabwo yari kugisha inama, ahubwo yari ari kuvuga abagore mugira ubwenge, ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi ushobora uzi ko kumeze neza ko wahageze, ejo ukabyuka iduka ryawe ryahiye ibintu byose. So just in case, ni nko kuvuga nyine
tuvuge nka ubu ngubu abagore bafite amafaranga n'abagore ba diaspora tuvuge vuga utari mu diaspora muri rusange. buno buzima no bwanga oya okay nta kibazo aba diaspora nibo twashyira ko kuko bafite amafaranga of course kuri ko nibwo umugabo yaba afite amafaranga ntabwo akujyanya n'umugabo uri hanze ariko basi ayo hembwa yose fa kuba uri umukozi wayibuze umugore gukora ejo byaba bimeze bite kuri famiye yawe njye numva nizo bo reka kuri iyo case uvuze singuciye mu ijambo ariko uraza gukomeza waruvuze nyine ku ba diaspora wenda reka nkubwireho bukeya twebwe sometimes hari igihe umugabo akubuza ko hari abonzi bakamubuza kubera we eda mufite abana 4 nta muntu mufite ubitaho akabwira we stay home n'abana njyewe ndakora aho birumvikana pe kubera ko nta yindi show nini nta handi hantu nyine mugomba gusiga abana umugore agomba kwita ku bana akamenya iby'urugo then umugabo akaja gukora ariko si bose agomba nawe kugira ubwenge mu gihe uwo mugore yes agiye kuba mu rugo arera abana ariko se hari nk'ikintu natwe tuba dufite ababyeyi hari ikintu umubyeyi atahora akubwira ngo nawe ngo urusaba umugabo uba ugomba kuba niba twageze ahantu ni 50-50 niba ndeze mu gitondo nawe rera nimugoroba nanjye mfite abavandimwe inshuti nakuntu inshuti yamamagara ikanakira ishaka ubufasha mu ngaruke kandi ngusabe uri umugabo ngusabe wishyuye wenda inzu y'iwacu muri Afurika nongere ngusabe ngo peza ifaranga nohereza inshuti yanjye ibyo ni ibintu bimwe bitari software ngiye kuri njye mba numva ko aho ngaho umugabo aba yamwicariye kuko Yesu bakunda ibyubahiro bakunda ko wari ubasaba ariko kandi nabwo iyo ubasabye buri munsi barakurambirwa ibyo byo gusaba ni irindi ko gusaba harimo usaba ni ikibazo gikomeye cyane kandi ubu nyine abantu benshi barashwanye kubera icyo kintu kumva ko uri kumwima amafaranga kubera ko uyafite kandi wenda ufite ibintu byinshi byo kuyakoresha ufite imishinga myinshi nawe yawe nyine wayi wumva ko ngoya ngo ukorera amafaranga menshi ngo ujye utanga cyangwa uze ngo duhereze rero kandi wewe urasaba wa none ngewe ngusabye ukanyima ntamuboroka kuko nta kintu ubu buzima niba ngusabye ntabwo uvuze ko ngiye gupfa cyangwa mba mfite ikibazo rero niba utanyumvishije ukama excuse cyangwa iki n'iki ariko nizere ko nawe utanga kuko gusaba udatanga nabyo ni ikibazo noratanga so kuba nyine hari nuko mvuze n'abantu basenga mu rugo ariko no ku bagore hari n'abandi badafite aba diaspora ariko nabo bafite nyine abagabo bafite akazi ariko nyine ubwo kataba ari keza cyane ariko badashaka gutekereza gusevinga nyine mu gihe kubera ko abantu bose ntabwo tuzashakwa n'aba diaspora oya sinangombwa nta nubwo ari n'itegeko ntibikigezweho nta nubwo bikigezweho nsigaye mbona abantu benshi bazishaka baragarutse uramuhahaza wacu niyo mpamvu basigaye banga gushaka aba diaspora gusa hari n'abandi kuko haratubwira amadeke ahantu heza kabisa ushobora gusiga abana bawe ukagenda ukakupita amasaha 8 yawe yiyubashe ugataha hari umugabo akaba yacura abana cyangwa ukajya kubacura hari abagore rwose batavuga ati njye kandi gereka nkubwira gusenga mu rugo birajyana birababaza ugira stress urwara umutwe udakira kwirwana n'abana guhera mu gitondo gusa ese baba bumva bimeze bite nabyo birusha ariko kuri ibi ngibi wavuze byo gusevinga byo abagore bose twagombye kugira umutima wo gusevinga kwishingira akantu wakora kaba kakuzana make ariko byibuze ukavuga ati umugabo nadakora iki ndakora ahangaha bigende neza abantu bagira ubwenge ubu buzima ntabwo bukiteguza buraza bukahita bugukubita ugasubira azero kandi wari waripanze uzi ko nta kibazo abana bawe bazagira rero abagore sometimes biga gukora bagira ubwenge niko kubaka nyine
both side umwe azanye undi akazana bikajya ku meza mukabipangira nibyo biza biba byiza kurenza uko umwe yakora njye niko nabyumvaga niko bimeze n'ubundi twese tugomba gukora kubera ko iyo ukora umenya no gusevinga sinzi nimba none abasha gusevinga ndakora kubera ko uzareba amafaranga uhawe ku buntu nyine azashira ubusa azamagenda ngo kwike ifaranga ariko iyo azagenda nk'ifaranga zakinyuze nukuri ese ko twe twazigiraga kandi dukora muri Kinyozi mwarazigira kandi twari amafaranga menshi yewe zizazama zishira uko so rero WhatsApp dukore twiteze imbere niko kwiza reka dusoze kino kiganiro mwagize neza gutwitaba dukuramo ku mufuka dukore ku bantu b'abadamu nibo twibanzeho cyane so bavandimwe tugiye kuza mu kanya tuzanye indi story iteye ubwoba mwebwe mukomeze muturindire ni story nyinshi story na story kandi hari abakumbuye story cyane rero tugiye gukora kandi mutwitege pe hari umuntu umwe ejo dansekera bamwe umuntu agatse kuri tumungo ahita avuga ngo turaje ngo tugiye kubazana ibintu byiza akaba akora video imwe ngo akamagenda agiye rero twebwe ko ntazajya mbasezeranya ibyo ntazakora kuri tubiya rero babwije ukuri mukomeze mudukunde mukore subscribe share and comment musimbukire no kuri Levis family naho muhasure ibiganiro byacu nakagaruka nituzajya dutinda nimwe kazajya mudufata nk'aba bandi dutinda tugaruka rero ciao ciao kubaka iwacu ni inshingano